ndibuka ko nta babyeyi mfite icyo gihe nari mfite imyaka 5 baza mama wacu ntariko mama na papa bagiye ati mfite inyandiko nyinshi zuzuye ibyo yambwiye uko igenda ikora ngenda mbivivura hari kwico nabonye ntijibasha kubesha uko yigejeje umunyarwanda weci y'umugana agira ati kuri gushira mu biganiro bije bijeho suko bimeze kabone nubwo ibyo yaba avuga byaba birimo kuri kwinshi kumwizera biragoye kuko atajya yiburira mu gutera urwenya no gutebya. Ndagusuhuje aho uri hose munyemerera uyu munsi duhishure byinshi mutamenye kuri uyu musaza muri sinema akaba umusore mu buzima busanzwe. Icyo twese dutegereje nakimenye, ese ubundi afite imyaka ingahe? Kuri Reni Today wahageze, njyewe ndi Leonard. Ntugenda udakoze subscribe uragenda ushira amatsiko menshi. Ese ubundi ko badasoma ku gasembuye byo urabizi? Mbonereho kubabwiza ukuri ndakijijwe mukwigana impamvu nkina mfite inzoga ndeba ikigero ndimo nkashaka kugisa nkavuga iminsi koko umuntu yabona umusaza ari gukina afite fanta uriya musaza uri mu myaka 90-80 akaba afashe fanta muzi n'ibiyoka by'abasaza ibyo bintu byashoboka hari ubwo dufata inzoga ariko nkakoza ku munwa sinsome ura ntabwo nsoma we bo byagorana abantu kujya babyumve ariko uko niko kuri sinkunda inzoga. Inkono y'itabi ntabwo unywa itabi? Inkono y'itabi nayo bo kera nigeze kuyiba sogokuru yayitekera yintuma nje kumushiramo igikara musize ku iremba ariko takayagerezo ubwo nagasusuruko ngo ndagenda nkubitamo igikara mu ziko nza ndi gutumura mu ndahara ndi nari mpfuye ni Prosper Manizabayo mumenye vuba hakaba yarakuza n'imfubyi kandi yibana. Icyo kurya ari ingume muri make byo benshi bita kwicira isazi mu jisho. Kwiga bigoranye n'urugendo yatangiye afite imyaka 2 gusa, ariko uyu munsi twaba tumuze mu isura idasanzwe abenshi bifuza kumera nkawe. Prosper Manizabayo wavukiye mu karere ka Musanze umurenge wa Muhoza mu 1997 aho yavukiye akaba yari naho yanakuriye. Ubwo yigaga muri Muhoza ya mbere kurya bigoranye nibwo yabashe gutandukanya inshuti nabo baziranye. Warakubwira ko yakuze atunzwe n'ibidodoki gusa kandi nabwo kuyibona bitari byoroshye kuko ntago ari ikintu yabonaga buri munsi. Hari n'igihe yamaraga gatata atarya atabibona. Ni igihe inzara yankubise nibanaga ndi umunyeshuri kuja ku ishuri mwarimu akajara ku kibaha akigisha naraga kubona nkabona we yatangiriye hariya aho nageze harari kwandika note kandi barangije kwandika abandagarutse mu bwonko bwagiye bw'intu ndaraririye nabayeho mu buzima bugoye yewe cita aho namaraga n'iminsi 2 ntajya kandi ndi kwiga niba mwamumenye cyane mu isura y'abasazi inkono y'itabi mu kanwa agacupa k'inzoga ku rwunge. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ibyo byose nahuriye nabyo ari uburyo bwo gukina. Mu kiganiro yagiranye na Chita kuri YouTube channel yitwa Chita Magic yatangaje ko ibyo byose abikora nk'urwenya. Reka mbumvishe n'ibindi. Nsabimana cyangwa Nsabutuzi cyangwa Dogiteri Nsabi ubuzi n'uwo tubona batandukaniye he cyangwa wamuvugaho iki? Uwo nzi nta nkuriya mbona ariko Dogiteri Nsabi
sahi aha ngeze aha navuga ko ari nka role model wanje kuko ni umuntu twicara tukaganira nawe Imana yamuhaye impano si ugukina gusa ubwo yamuhaye impano nyinshi harimo gutekereza n'ibyo gukina no kuba yagira umuntu inama akareba inzira y'umuntu aho iri kwerekeza agahita amenya iyo azagarukira aho ariho ni umuntu nubaha nubwo dukina ari umwana wanje ariko hanze ya filime ndamwubaha kuko iyo turi muri filime aba ari munsi yanje kuko ndise nugenda udakoze subscribe mwakoze kubana natwe. Iyi ni Today ngendiraho nari Nshimimana. Ikiganiro n'ubuzima n'imibereho. Today is another day. Lenny Today updates news.